Ese waba wibaza impamvu iryinyo riryana cyane nijoro ku manywa rigakira? Muri iyi video ndagusobanurira impamvu zose zituma iryinyo rikurya nijoro cyane ariko bwacya rigakira. Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, nizere ko umeze neza. Niba kandi utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Burya kubaho nicyo gishoro. Nguhaye ikaze nanone rero ku isoko y'ubumenyi buzima, aha niho tuguha ubumenyi buzima ukagira ubuzima buzima. Nk'ibisanzwe njye ndi Fideli, ni njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi reka tuvuge ku bubabare. Ububabare ni ubutumwa umubiri uduha utumenyesha ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mubiri wacu kigomba kwitabwaho. Niwumva hari igice kiri kukurya cy'umubiri, burya uzamenye ko ni ubutumwa cyangwa impuruza ubwonko buba bukoherereje bugira ngo bukubwire ko hari igice gifite ikibazo cyangwa hari urugingo rumwe mu zo ufite rufite ikibazo rukwiriye kwitabwaho mu maguru mashya. Niwumva rero ububabare bw'iryinyo uzamenye ko iryo ryinyo rifite ikibazo kandi icyo kibazo kikaba gikeneye kwitabwaho mu buryo bwihuse. Twabonye impamvu zose zishobora gutera iryinyo kubabara. Izo mpamvu twarazivuze muri video iheruka. Niba utarayireba wakanda kuri link iri muri description ugahita uyireba none aha ngaha kugira ngo usobanukirwe izo mpamvu zose. Niba udukurikiye uri kuribwa iryinyo, ufite ububabare bw'iryinyo muri aka kanya, rikaba rigukanguye, ugahingukira kuri iyi video rigukanguye abandi basinziriye, ni karibu kuri channel yacu, kanda kuri like y'iyi video maze unkurikire witonze nkubwire impamvu iri kubigutera. Hari impamvu 5 z'ingenzi zishobora gutuma iryinyo rikurya cyane nijoro ariko bwacya ku manywa rigakira ukagira ngo ntirinarwaye. Impamvu ya mbere, increased blood flow, kwiyongera kw'itembera ry'amaraso mu mutima w'iryinyo. Impamvu ya kabiri, confined pulp inflammation, kubora k'umutima w'iryinyo. Impamvu ya gatatu, fewer distractions, kuba nta birangaza byinshi bihari. Impamvu ya kane, bruxism, guhekenya amenyo. Impamvu ya gatanu, lower natural lowering pain, kugabanuka k'uburyo bwa kamere bushinzwe kugabanya ububabare mu mubiri cyangwa lower natural pain lowering. Izi mpamvu zose reka nzirambure gusobanurira imwe kuri imwe uko bigenda kugira ngo iteze ikibazo cy'uko iryinyo rishobora kukurya nijoro ariko ejo ku manywa rigakira. Duhereye ku mpamvu ya mbere, increased blood flow, kwiyongera kw'itembera ry'amaraso mu mutima w'iryinyo. Iyo uryamye, bitewe n'uko ibice by'umubiri biba birambitse bisa nkaho birambuye, byorohera amaraso gutembera, bikaba byatuma amaraso no mu ryinyo ageramo mu buryo bworoshye. Iyo amaraso ari kugenda nta kiyatangira yihuta, bituma uturemangingo tugize iryinyo dusunikana. Muri kwa gusunikana tukaba twashobora gutsindagira imyakura ijyana amakuru mu ryinyo. Iyo dutsindagiye ya myakura yegereye cya gice kirwaye, bishobora guhita bituma iryinyo rikurya cyane, ukaba wakumva ububabare bwo hejuru cyane. Ibi rero bishobora gutuma ubabara iryinyo cyane nijoro ariko ejo rigakira kubera ko wahinduye pozisiyo.
Impamvu ya kabiri, confined pulp inflammation, kubora k'umutima w'iryinyo. Ubundi iryinyo iyo rirwaye ariko bitaragera ubwandu cyangwa infection zitaragera mu mutima w'iryinyo, riba rikurya biri aho bisanzwe, wanywa imiti bigakira. Ariko iyo ryatangiye kujya rikurya nijoro uryamye, waba uryamye ukumva iryinyo ririfashe rirakuriye, uburyo uzamenye ko iki ari ikimenyetso cy'uko umutima w'iryinyo watangiye gufatwa. Uzamenye ko icyo gihe bagiteri zamaze kugera mu mutima w'iryinyo, zitakiri mu bice by'inyuma gusa. Mu gihe rero umutima w'iryinyo waba utangiye kubora, icyo gihe nabwo uba uribwa iryinyo nijoro cyane cyane. Impamvu ya gatatu, fewer distractions, kuba nta birangaza byinshi bihari. Ubundi mu masaha asanzwe yo ku manywa abantu baba bahugiye mu mirimo, ushobora kuba ufite n'ikibazo cy'iryinyo ryakuryaga, ariko kubera ko ufite ibindi bintu byinshi uhugiyemo, ukaba utabasha kwita kuri ubwo buribwe. Ariko nijoro kubera ko nta kindi ubwonko buba buhugiyeho, bituma bwita ku bubabare buri guturuka kuri rya ryinyo rirwaye. Impamvu ya kane ni bruxism cyangwa guhekenya amenyo. Guhekenya amenyo ni ukuvuga ngo nijoro mu gihe umuntu aryamye, amenyo yo hasi ashobora gukomanaho n'ayo hejuru utabishaka. Icyo gihe biba bishobora gutuma habaho gutsindagirana kw'imyakura yo ku gice kirwaye. Niba rya ryinyo rirwaye, iryinyo ryo hejuru, tuvuge wenda urwaye iryinyo ryo hasi ryaratobotse ririmo umwobo, ryari risanzwe rikurya ariko ukabyirengagiza. Noneho uraryamye, amenyo yo hejuru arakomanye utabizi, utanabishaka. Kuba usinziriye, ubwonko nyine ntabwo buba buri gukontorora movement zose. Icyo gihe kubera pressure cyangwa kwa gutsikamirana, uko gutsindagirana bituma ya myakura ikurura amakuru nyine, kubera uburemere bw'iryinyo ryo hejuru, nko gufata ibuye ugatsindagira ku kintu kirwaye kirataka. Impamvu ya gatanu, lower natural pain lowering, kugabanyuka k'uburyo bwa kamere bushinzwe kugabanya ububabare mu mubiri. Umubiri wacu mu buryo busanzwe ugira system ukoramo ku buryo ushobora kurwanya ububabare buje buvutse, ugaproducinga imisemburo yitwa cortisol na endorphins. Iyo misemburo akaba ari igira uruhare mu kugabanya ububabare bw'umubiri bisanzwe. Igice kirwaye, wenda tuvuge urikase uri gukata imboga, icyo gihe umubiri uhita utanga impuruza ko hari ahantu hari kubabara, habaye ikibazo, ugahita urekura imisemburo ya endorphin na cortisol, bikajya kurwana na bwa bubabare buri hariya bukagabanuka. Nijoro rero iyi misemburo iba yagabanutse. Iyo yagabanutse idahari, bivuze ngo uburibwe buridedembya. Niba ufite ahantu harwaye hakakurya cyane, mu ryinyo ho noneho bihita biba ibindi bindi, cyane cyane ko iryinyo riri mu bice biba byegereye hafi y'ubwonko. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma iryinyo rikurya mu buryo bwa kamere, ripfa kuba rirwaye gusa. Ese wowe watekerezaga ko ari iki gituma iryinyo riryana nijoro bwacya rigakira? Andika muri comment. Niba udukurikira utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikore aka kanya, kugira ngo ubashe kwinjira mu muryango w'ababona ubumenyi buzima butuma bagira ubuzima buzima.